Ingahe? Mfite imyaka y'ibanga ntabashije kuvuga kuvuga imyaka ariko waretse sha aragira ngo abana batangire bantinya ya nigize ibanga. Mbashenge ngwino twicarane nkubwire uburyo ngukunda mu magana yabeza benshi nabonye nta n'umwe muri wo wakundutira shiri mu sinakureka tunganirwa utuze sinagusigaye ngwa mu gituza nkuzura ituze rukundo rwanjye nawe imvi zawe uruyenzi sinakwangura bizi no mu nzozi burya sinabirota niyo nabishaka ntibyanza wowe duhuza umbere imfura muri byose ariko nturire ndikubona do yiwe birandenze ufite indirimbo nziza cyane yawe sha rwose nyine natwe tunari ibintu ni amahoro. Amazina yawe yombi? Amazina yanjye yombi ubundi ni Rutaganzwa Amani ariko amazina nkoresha ni Rutson Amani mu bikorwa byanjye bya buri munsi yako. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka y'ibanga ntabashije kuvuga kuvuga imyaka ariko waretse sha aragira ngo abana batangire bantinya ya nigize ibanga. Igihembe mumeze neza? Igihembe ni amahoro ntari biturashimye. Ndabona n'imvura iri kugwa. None Amani mfite ikibazo nashobora kukubaza. Uri umuririmbyi, mbona uri n'umunyamakuru, mbona ufite impano nyinshi cyane zitandukanye. Nagiraga ngo nkubaze ufite indirimbo ziri hanze za audio? Indirimbo ndazifite. Ikindi nyine urabona nyine ni ukwagura impano tu abanyamakuru muzike n'ibintu nyine n'ibintu biba biturimo nyine bo ukagerageza kubikora byose. Mfite indirimbo ziri hanze zigera muri 3. Mfite indirimbo ziri hanze kabisa. Mfite n'indirimbo nshyashya irimo kumara ibyumweru bigera muri 2 hanze. None mu ndirimbo zawe waba warigeze usohora indirimbo y'amashusho? Ntabwo turabikora ariko bitewe nuko amikoro nayo ntabahagije, ikindi n'abaterankunga ni ntabo, ariko ndateganya ko muri uku kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka ngiye gutangira ibikorwa bishya na 2020 urabibona nyine turashaka gutangira tutikoraho. Ni fire nore muri uku kwezi kwa gatatu ndashaka gutangira kuba aribwo ntangira gukora amashusho y'indirimbo zanjye. Mfite indirimbo bita Don't Leave Me Alone, niyo ndirimbo nahereyeho, nkagira indirimbo bita Tonight, nkagira indirimbo bita Sinabirota ari nayo nshyashya iri hanze. Rero ndagira ngo muri uku kwezi kwa gatatu kuri imbere ndashaka kuzatangira kuzikorera amashusho ya zose. Amani urakoze cyane rero twagusuye nka Blavrine TV. Mbifurije umunsi mwiza kandi courage. Urakoze cyane. Kandi kantu wenda nabwira abakurikiranye Blavrine TV nabibutsa ko indirimbo zanjye ushaka kuzibona yajya sura channel yanjye ya YouTube Rutson Rutaganzwa Amani, cyangwa se ugasura Instagram yanjye Rutson Rutaganzwa Amani, kuri Facebook yanjye ibyo byose wabihasanga. Murakoze cyane Rutson Amani.